Nimba uri umukunzi wa Bruce Melody, iyi video ni gucike. Ngwino turebere hamwe amwe mu makuru yamuvuzweho, ayibihuha n'ukuri kubirimo. Wowe kora subscribe niba ukunda Bruce Melody kandi ukaba ushaka kumenya amakuru y'ubuzima bwe bw'urukundo. Igihuha cya mbere cyavuzwe kuri Bruce Melody nuko akenshi bakunze kumushinja ko afite abagore benshi, aho usanga bamushinja gukundana rwishwa na Shadibu hamwe n'umukobwa yakoresheje muri Samoya. Ukuri kwabyo nuko Bruce Melody ari umugabo w'umugore umwe witwa Catherine. Aba bombi bakaba bafitanye amateka akomeye, bakaba baramenyanye mu mwaka wa 2013 igihe Bruce Melody yari agishakisha inzira mu muziki. Catherine kandi ntiyamukundiye amafaranga kuko icyo gihe nayo yari afite, niwe muntu wihanganiye inzira y'inzitane uyu muhanzi yanyuragamo. Byafashemo igihe, ariko nanone njyewe umugore wanjye ndamukunda, ndamwubaha cyane, ndetse na famiye ndayikunda, ndanubaha cyane, abantu bose barabizi. Ibisigaye rero byose ntabwo tanga umugabo shano kubaha ibiceri byacu mukaryaho. Inshuro nyinshi ku mbuga nkoranyambaga hagiye hagaragara amakuru avuga ko Bruce Melody yaba yarafashe icyemezo cyo gutandukana n'umugore we, aho hari bamwe bagiye bamwibasira bagira bati ni gute wabona amahoro mu gihe usiga urugo rwawe, ugasiga abana n'umugore, ugasiga madamu arwaye indwara ikomeye, ni gute wabona amahoro koko? Wirirwa ubungana n'ibiraya byakaswe n'ibindi byananiwe akazi. Bakomeza kandi bamushinja ko amaze umwaka urenga adasura abana ngo birirwa babaza aho papa yagiye. Barahebye gusa aho icyaha kibera kibi ngo kuva uyu munsi azajya ahora yikanga buri tangazo ryose ryariwe. Akomeza amubwira ati ariko uri mubi kabisa ku mutima, wihakanye umwana wa mbere tugira ngo ni ibisanzwe, none ugeze aho wihakana abana na madamu nta n'ikintu kibi bagukoze. Urabizi ko Kate arwaye, uwo Kate ari we mugore we Catherine, ariko uhisemo indaya na kokayine. Arakomeza ati ibaze guturuka ugasiga umugore n'abana ugahitamo ubuzima bw'indaya na kokayine. Uyu munsi mu gahinda gakomeye madamu Kate ari kurwana urugamba rwo kurera abana wenyine, akarufatanya n'indwara y'igikenya ya kanseri itamworoheye. Bruce Melody akaba yaragiranye ikiganiro na MIA Empire, akabazwa ibyo gusenyuka k'urugo rwe, agasubiza agira ati aya ni amakuru yavuzwe arahwihwiswa cyane. Abantu bakora amaspace byinshi bimara nk'icyumweru ku mbuga nkoranyambaga. Uri kumva bivuga ko ngo wasenye nta rubugira harona tumenya kubaka. Akomeza kandi abazwa ku by'umukobwa bivuga ko yamwigaruriye, bivuga ko kandi nawe ari mu bamusenyeye urugo. Umva nabyo icyo yabisubijeho. Badarapo umwe mu bakobwa bakumva nkoranyambaga bavuga ko yakwigaruriye. Jewe mfite uburenganzira bwo kwigarurirwa n'umuntu nshaka, muranyumva neza? Yego. Mfite n'uburenganzira bwo kubaho ubuzima bwanjye ko mushaka. Uyu mugabo kandi akaba yarakunze kuvugwaho ko akoresha ibiyobyabwenge, ariko witegereje neza uburyo asubiza mu biganiro nuko yitwara, sinekereza ko ukoresha ibiyobyabwenge waba umeze nkawe. No kubajya live bavuga ko usigaye mu biyobyabwenge bikakaye birimo kokayine nibyo. Ubundi se bwo niyo naba mbimwa urumva nahagarara hano nkaho ngo ndabimwa. Ariko icya kabiri ubamona abantu kugenda gake, babona abantu babikoresha basuka. Wenda amaso yo muyihanganire, sigaye nkora akazi ko gusudira. Niko basibye kuba narebye muri sudire cyane. Eshyira akabigore oyereka ngakire kure kugira ngo atasubiza. Murabona nsana nsuko Melody na Catherine bakaba ari ababyeyi b'abana babiri b'abakobwa, Britta na Itahiwacu. Bitandukanye nuko abantu batekereza ko Bruce Melody adaha umwanya abana be. Melody akunze kugaragara mu nshingano za kibyeyi kandi akunze kuvuga ko abana bari bo bamuha motivation yo gukora cyane ashaka amafaranga kugira ngo batazabaho nabi. Say hi to me. Say hi. Say hi to me. Hi, je m'appelle Tonton Peter. Hi. Okay. Tu vas bien, Britta? Ça va? How are you? Amakere nubwo Bruce Melody yagiye agaragara mu ndirimbo zagaragiwe n'abakobwa benshi, akanagenda avugwaho ibihuha bigiye bitandukanye. Bruce Melody ni umugabo w'umuryango kandi ukunda umugore we Catherine cyane. Ndagusaba gukora subscribe, unasiga igitekerezo cyawe muri comment kandi wakoze kubana nanjye.